Bakunzi ba ARABOHORA TV, turagira ngo dutangire dusenga, nitumara gusenga turirimba akarimbo gatoya, nitugenze tuganire ku ijambo umwanya mutoya. Iraba ari intego ivuga gusenga. Reka tubanze dusenga, dufashe dusengere. Umwami Yesu, se umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka biba ari byo biba. Tugiye kukuvugira, ururuke, ubane natwe. Kandi ibyo tuvuga kuko atari ibyacu, ushoboza imitima yacu kubyizera n'izadukurikira. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ngewe nitwa Alexis, nkabandi umupapa w'abana batatu n'umudamu umwe, ari we turi kumwe. Twifuje kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana, kandi ibyo dukora bijye bitubera umugisha ntibikatubera umuvumo. Mbere yuko dutangira kuvuga ijambo ry'Imana rero, kugira ngo tubiganireho, ndagira ngo tubanze turimba akarimbo gatoya, ibice bibiri gusa by'indirimbo ya 49 mu gushimisha Imana. Ni igice cya kabiri n'igice cya nyuma, kugira ngo ikiganiro cyo kitaba kirekire cyane. Murakoze. Ibihe nsenga Uwiteka, binyemeza yuko asubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Ndamwihereje rwose ubu, kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe, nogeze ibihe byo gusenga, guhora nsenga Uwiteka, kujye bimara umubabaro, kugeza aho nzagera iwe, mwirebere ngeze mu ijuru. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfa iteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfa iteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Amen. Reka tuganire ku ijambo ryitwa amavuta. Reka dusomere ijambo ry'Imana riri mu Balewi. Badusomera Balewi ibice 4. Abalewi ibice 10. Ibice 10 ku murongo wa 7. Haranditse ngo Balewi 10:7, kandi ntimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize, bagenze uko Mose yabategetse. Amen. Kandi ntimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muri amavuta y'Uwiteka yabasize. Nabisomye. Noneho rero mbere yuko tuza kuryinjiramo kugira ngo turiganireho, reka tubanze turebe ihema ry'ibonaniro ubundi ni iki. Ihema ry'ibonaniro uradusomera kuva, kuko utabanje kumenya icyo ari cyo ntabwo wamenya ayo mavuta impamvu yayo. Turasoma kuva ibice 33 ku murongo wa 7. Haranditse ngo Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo ahitaruye, aryita ihema ry'ibonaniro. Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando akajya ku ihema ry'ibonaniro ryari hirya yaho. Kandi uko Mose yavaga mu ngando akajya muri iryo hema, abantu bose barahagurukaga, umuntu wese agahagarara mu muryango w'ihema rye, bakamukurikiza amaso bakagezaho yinjira muri iryo hema. Mose yamara kuryinjiramo, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo,
Uwiteka akavugana na Mose, abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema, bagahaguruka, umuntu wese akikubita hasi mu muryango w'ihema rye. Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. Amen. Amen. Imana igumugisha urakoze cyane. Amen. Twumvise ko umuryango w'ihema ry'ibonaniro habaga inkingi y'igicu. Noneho ku buryo Uwiteka arimo yavuganaga na Mose. Yego. Noneho rero tureka tunarebe ku bice 40 ibice 40 ku murongo wa mbere. Kuva 40 umurongo wa mbere. Noneho tubone ibyabaga muri iryo hema ry'ibonaniro. Ko twabonye ko ari ihema ryari ryitaruye n'ayandi. Mose nawe yari afite irye, ariko akagira n'irindi ry'ibonaniro yabonanagamo n'Uwiteka. Yego, haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinge ubuturo, nibwo hema ry'ibonaniro. Ushyiremo isanduku y'ibihamya, uyikingirishe wa mwenda, winjizemo n'ameza, ushyiremo ibyo kuyaterekwaho mu butereko bwaryo, winjizemo n'igitereko cy'amatabaza, ukongeza amatabaza yacyo, kandi igicaniro cy'izahabu cyose cyo koserezaho imibavu uzagishyira imbere y'iyo sanduku y'ibihamya, kandi uzakinge umwenda wo mu muryango w'ubwo buturo, ushyireho igicaniro cyo koserezaho ibitambo imbere y'ihema ry'ibonaniro, ushyire igikarabiro hagati y'ihema ry'ibonaniro n'icyo gicaniro, ugisukemo amazi, ushinge urugo rugote ubwo buturo, ukinge umwenda mu irembo ryabwo. Amen. Amen. Yego, tumaze kubona ihema ry'ibonaniro uko ryabaga rimeze, tubonye n'ibyabaga mu ihema ry'ibonaniro. Noneho reka dusubire ku ijambo twatangiriyeho. Ijambo ryatubwiye ngo, kandi ntimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize. Iryo jambo iyo uryumvise nka mwarimu, tugeze mu bihe nk'ibi ngibi, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kizatubwira ngo ibihe by'imperuka ngo bizaba ari ibihe biruhanyije. Yego. Biruhije, kandi biragaragara ko hari ibihe biruhije. Siko bimeze? Ubwo biruhije rero, ni gute twaguma ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kugira ngo tudapfa? Amen. Yego. Ni gute twaguma ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kugira ngo tudapfa? Yego. Icyambere ni ukwihana neza. Kuko kuba mu ihema ry'ibonaniro ni uko ugomba kuba warataye ibizira ibyo Uwiteka yanga hanze. Bishatse kuvuga ngo ni gute twaba mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo tudapfa? Icyambere ni ukwihana neza. Icya kabiri ni ukwizera. Icya gatatu ni ugukiranuka. Icya kane ni ugushaka mu maso h'Uwiteka twicishije bugufi. Ikindi kandi ni ukwitandukanya n'ikintu cyose cyakumaraho amavuta y'Uwiteka. Ikintu kimara amavuta ni iki? Ibyaha. Muzitegereze, amavuta ahigwa n'ibintu byinshi. Turi kumwe ariko? Amavuta ahigwa n'ibintu byinshi. Uzashyira amavuta hariya, ubushisha ujya kubona ukabona burayatondagiye. Ipusi zo sinakubwira, imbwa nazo ku mavuta ni hatari. Bivuga ngo umuntu iyo yizeye Imana akava mu bizira, akava mu byaha, ibintu bimurwanya biba ari byinshi. Icyambere, ibintu bishaka kumumaramo imbaraga harimo iyo mijinya. Amapusi ni imijinya. Ubusambanyi, kwirema ibice, ibyo bintu byose biba bihiga umuntu wamaze gutandukana n'icyaha. Ni gute rero twagumamo? Nuko twaguma mu ihema nyine ry'ibonaniro, nuko twaguma mu nzu y'Imana, nuko twasengana umwete, nuko tutahindurwa n'ibihe.
ibihe byarahindutse. Yego, gusa twari twabonye ko hari ibintu twabonye biri mu ihema ry'ibonaniro mu gice mu kuva ibice 40, sibyo? Harimo igisanduku y'ibihamya, isanduku y'ibihamya, sibyo? None isanduku y'ibihamya naje kuyigereranya rero, ndeba igihe Mose nako Dawidi yajyaga kwa wa mwami ninde harya Dawidi igihe bamujyanaga kumwani Sawuli ni Sawuli, yaramubwiye ati cyambe jewe ureba Dawidi, iyo nabaga ndi mu ishyamba, idubu yarazaga yajya gufata umwana w'intama ayicakira, namara kuyicakira, haleluya, amen. Ibyo rero nibyo bihamya ibyo ni bihamya, ibyo nibyo natekereje, ni aparmwa, nibyo natekereje, ibyo ni bihamya. Ugomba guhamiriza Satani. Umuntu udafite ubuhamya ngo ahamirize Satani by'Imana yakoze, iryo hema ry'ibonaniro nashaka rwose yigire kure. Ugomba kugira ibintu bigusapotinga mu byo, ni ukuvuga ngo nihaza ikigeragezo cy'ubukene uvuga ati igihe niki, nanakinyuzemo nagitambutsemo, nihaza inzara umuntu nayinyuzemo nayitambutsemo, guha Satani ubuhamya. Iyo niyo sanduku y'ibihamya, haleluya. Icya kabiri kirimo, harimo imeza ijyaho ibyo kurya, twayisomyemo nayo, haleluya. Twasomye igitereko cy'amatabaza, urumva? Twasomye igitereko, harimo igitereko cy'amatabaza, harimo igicaniro cy'Uwiteka, harimo n'amavuta, hakabamo n'igikarabiro aricyo wavugaga cyo kwihana no kwiyeza kugira ngo umuntu ajye mu ihema yejejwe. Amena. Noneho rero ngendagira ngo ungaragarize ibi ngibi. Isanduku y'ibihamya, urumva? Hari abantu batayifite muri iki sanduku y'ibihamya, hari abantu batayifite ubuhamya, hari abantu badafite ubuhamya, hari abantu badafite ubuhamya mu z'Imana, umuntu aba yarateretswemo na mwene se cyangwa na mwene nyina cyangwa n'inshuti, ibintu bibaye byinshi. Reka tubanze tuvuge, wari uvuze ngo ugiye ku isanduku y'ibihamya, ariko twari turi ku mavuta. Noneho nyine amavuta narimo, ibyo byose ni ibintu biri mu ihema ry'ibonaniro, byose birimo. Amavuta arimo, harimo amavuta mu ihema ry'ibonaniro, ntagomba kuburamo. Udafite amavuta umenye ko mu ihema ry'ibonaniro utagomba kugerayo. Udafite igikarabiro kikweza ngo ni igikarabiro cy'amazi, urumva? Hakabaho n'igicaniro cy'izahabu, igikarabiro cy'amazi, yego, hakabaho n'igicaniro cy'izahabu, sibyo? Haleluya. None ubu ngubu rero ibintu bibaye bibi. Isanduku y'ibihamya wari ubikomojeho uvuga ibya Dawidi. Dawidi yahaye Satani ubuhamya. Uri yari mu ishyamba, Dawidi nawe yari afite Imana muri we, afite isanduku y'isezerano muri we, ariho nyine yahaga Satani ubuhamya. Ubu se tugeze kuri Dawidi agiye kwica Goliyati, nuko yiyumvagamo bya bihamya nyine. Amen. Noneho agezeyo batari ko wowe wigiye he, ubundi wowe ku gisekuru cyawe utarwanye, wigiye he? Dawidi rero arababwira ati ngiye nigiye mu ishyamba, nakoreye ikosi hehe? Mu ishyamba nashakaga iki? Amavuta. Yesu ashimwe cyane. Aha rero, aha havuze ngo winjizemo n'ameza, ushyire ibyo kuya terekwaho mu butereko bwabyo, winjize n'igitereko cy'amatabaza, ukongeza amatabaza yacyo, kandi igicaniro cy'izahabu cyo koserezaho imibavu uzagishyira imbere y'iyo sanduku y'ibihamya. Ubundi ubu tugiye muri ibi bintu by'isanduku y'isezerano ry'Imana, kera nta muntu iyo wajyaga gutamba igitambo utejejwe wagombaga kuhagwa. N'ikimenyimenyi bashyiragaho akagozi, bagashyiraho inzogera, kugira ngo umuntu niyikubita hasi inzogera ivuge bahite bakurura bajyane hanze. Bivuga ngo umuntu wajyaga muri iri hema yagombaga kuba yejejwe. Ntimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kugira ngo mudapfa, kuko muri amavuta y'Uwiteka Imana yabasize. Ntimuve. Imana irategeka abantu bose bamenye Umwami ngo ntibave ku muryango w'ihema ry'ibonaniro.
kugira ngo badapfa. Aha ngaha mwavugaga ibintu byari muri iryo hema, ngo ni isanduku y'ibihamya, hakabaho igitereko cy'amatabaza. biri muri birereka, kuko Bibiliya iravuga ngo ni mu Kuva 40 ngo umuriro w'Uwiteka ntukazime, uhore waka ku gicaniro, ngo kandi abantu bajye bahora bawenyegeza. Amen. Ese ubwo kwenyegeza ndumva ari nko gusenga. Gusenga. Hakabamo noneho amavuta n'igikarabiro kirimo amazi. Ubi bintu ndumva bisobanutse. Reka mbaho urugero, imbeba nigeze mbona batereka igikombe cy'amamesa hariya. None icyo gikombe cy'amamesa bari bateze imbeba, bashyizeho rwagakoco n'utundi twose dutega imbeba. Imbeba iramanuka nko ku mutambiko nkaha, iragenda ikubita umurizo muri cya gikombe cy'amamesa. Nyereye muri ya mamesa irazamuka icika imitego. Amavuta y'amamesa yakijije imbeba umutego wo gupfa. Abantu bariho amavuta y'Uwiteka, Imana izagenda ibakiza imitego. Mu gihe cy'imperuka hari imitego myinshi, ariko Imana iravuga ngo nzakurinda iyo mitego. Sifa kwa Bwana ariko nzakurinda iyo mitego. Bivuga ngo umumaro wayo mavuta ni ukuturinda n'iyo mitego. Umumaro wayo mavuta ni ukurinda abantu iki? Ibicantege, ibibarushya. Bibiliya yaravuze ngo ibihe birushya nibiza, abanjye ndabazi, bafite ikimenyetso n'icy'amaraso namenye ku musaraba. Kuri kino gihe rero turi kuvuga, Yesu yari ataraza ngo apfire abantu. Abantu bakizwaga n'inuma z'intungura. Inuma kandi kugira ngo abantu bayibone, ubu barumbwe umunyamujyi wari bubone inuma yari buyikuriye. Umunyacyaro ntiyayibona nkazo. Noneho inuma y'intungura yo ni inuma yihariye. Rero iri jambo ndumva ari ubusobanuro nabaha. Yego, urakoze cyane. Gusa bakunzi ba ARABOHORA TV, abantu bajya mu rugo, nk'ubu ni weekend, umunsi ni ku cyumweru, tuba twavuye gusenga, twava gusenga tukicara tukaganira ku ijambo ry'Imana, tukumva uko ese uraryumvute. Gusa rero iri ni itangiro ry'ibyiza, tuzadukomeza tubageze Ikiganiro. Yewe nasomye iryanjye ndabwira rero wowe uryumvute, uricyo nakubazaga, wowe uryumvute. Buriya nanjye mbifitiye ubusobanuro, n'abadukurikiye namwe mufite ubusobanuro, muzadushyire muri comment mutubwire ijambo ko muryumva. Irya mbere twarisomye mu Balewi ibice 10 ku murongo wa 7. Haravuga ngo ntimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize kugira ngo mudapfa. Irya kabiri turisoma mu Kuva ibice 33 ku murongo wa 7. Aho ngaho ni ku ihema ryagombaga kuba rimeze. Noneho irya gatatu turisomye mu Kuva nanone ibice 40 ku murongo wa 2. Urakomeza. Ibyo ni byari mu ihema ry'ibonaniro. Muze gukomeza namwe muhasome, mudusobanurire neza, ese iri hema ry'ibonaniro iki gihe twarigereranya n'iki? Icyo gihe cyari cyaba Mose, cyari cy'Abalewi, nje najye nkwibariza tunasoreza ngaha. Iri hema ry'ibonaniro muri iki gihe turarigeranya n'iki? Ni irihe?